Njye umugore twize gura arambwira ngo umva muko ngo nukuri ngo ufite dayimoni ngo dayimoni ngo ye kurarura abagabo ngo ufite dayimoni ngo ye kugusha abagabo ariko naho nyari imito abakobwa basigaye banga ngo bahinduka amasugi hano nubwo mama murwana niki ngo imiti baho tumana nagarura amasugi rwose ko za amasakaza. Hari umupasiteri mwigize muhura cyangwa ari uwo mwigize muganira kuwa gukoreye ibyo bintu kuba wenda mwaryamanye ngakuvugisha nyuma akubwira ati mbabarira? Ntaze ariko yari wansabye imbabazi. Ngiye Sandrine ndamutse nsanze naranduye sida nkamenya neza ko nayandujwe n'umwe mu bakozi b'Imana twaryamye kandi nkamenya neza ko yayinyanduje abishaka wallahi nahera ku murongo nanjye nanduza abakozi b'Imana bose mbonye. Ayese reka ngushimire kandi nizere ko ukomeje kugubwa neza. Amazina yanjye nitwa Emi Nyawe. Nimba utarakanda subscribe kuri yawe TV ndagusabye kugira ngo kandi subscribe ubundi gahunda zibashe kugenda neza ndetse tubane no mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye hano i Kigali 2-in-1 Kigali 2-in-1 Kampala ku bantu mwese ndabasuhuje kuri kamera za yawe TV mwese mbahaye ikaze. Sanda Carmen bimeze bite? Shabiri na mahoro cyane. Nyuma ya retroviseur akose retroviseur yabaye provisoire yabaye provisoire ariko nagaye abantu benshi nagaye abantu bansetse ngiye mu byukuri ntago navuga ngo naratwitse cyane nabivuze nabizi cyangwa ngo nabivuze mbizi ngo byari gutwika ngiye nabyo narinze rero nimba wenda nimba nabizi nkanakotora ntago wari ukwiye kuba wanseka wari ukwiye kwandika muri comment ukavuga ati bivugwa gutya. Abantu rero bazira kumva umuntu yishe ikintu aho kugira ngo bamukosore bakamuseka ariko buriya bimukosore babyiza kurushaho. Ariko noneho muri no misiri uri icyamamare koko kubera Imana. Ubu se umukobwa ugezweho muri Kigali ko biri kose ko biri. Yes, Sanda jye nifuje kuganira nawe ku bintu bigiye bitandukanye wagiye ugaragara none ati ngiye w'abapasiteri narabahaye none urabishimangira nyumuza no gusaba imbabazi. Byakujemo gute kugira ngo ujye gusaba imbabazi? Imbabazi nasabye ariko ntago ari zo kuvuga ngo nsuye mu rusengero cyangwa iki. Nasabye imbabazi ku bantu wenda bumva ko ibyo nakoze nabikoze bitari bikwiye. Saba imbabazi abantu wenda baba barababajwe n'ibyo navuze. Kuko bari abantu ntago babona ibintu kimwe. Abantu ntago babona ibintu kimwe. Nsaba imbabazi ngira nti ibyo navuze nge byari ubuhamya ahubwo mumbabarire kuba narabutanze mu buryo bwa nyabwo kuko nge nta rusengero nari mfite rwo kuba najya kubitangamo ubuhamya nta nubwo social media ari urusengero ariko niho abantu benshi baba bari abantu benshi bakurikirana social media nge umutima wanjye wampase kubivuga kuri social media kuko nta rusengero nari mfite rwo kuba nabivugamo. None izo mbabazi waje gusaba wari uri kuzisaba abakristo muri rusange cyangwa wari uri kuzisaba abakozi b'Imana? Nta nasabaga abakozi b'Imana ko ibyo bakora ntago ngiye ibyo navugaga nababeshyiraga ku buryo naje kubasaba imbabazi. Nazisabaga abantu bumva ko ibyo nakoze atari byo kuko burya nta mutwe umwe wigira inama. Wenda ngiye mu mbabarire nimba narahubutse nkabivuga kuri social media bitari bikwiye kuko barabambonye mu yindi sura hari abantu bambonye uko ntari uri kumva abantu bavuga ngo buriya ngo yagira ngo twirike ngo yisebereje inango ni injajwa ngo niki. Ntago ndi umuntu w'injajwa ku buryo najya kuri social media cyangwa ngo ahantu mvuga ngo runaka twararyamanye. Ngiye mba mfite gahunda yo kuvuga umuntu twaryamanye nako naramuvuze mu izina. Yes ngiye navugiye muri rusange kandi nabwo nkacishamo nkavuga nti si bose. Abantu mwandika mu comment ngo wasanga ari runaka wasanga ari runaka muribeshye cyane. Bagiye bavuga bande? Hari n'abanajye bandika ngo ubwo ngo nimba atari Yongwe ngo ni Korode mu kuri kw'Imana Yongwe ntituranahura n'umunsi n'umwe. Sibye ko nyine kuri social media wenda dushobora guhura mu nzira nkamumenya ko mubona kuri social media nawe akamenya ko duhurira kuri social media. Muri ibyamamare. Yes ariko ntabwo turahura mu nzira cyangwa duhure. Korode nawe twahuye tugiye mu kiganiro gutyo ntabwo twongeye kuvugana. Rero abantu rero ibintu byo gukeka mujye mubireka. Nyamana noneka muri comment ngo nimba atari runaka ngo ubwo ni runaka byose muribeshya ko muri abo bose nta numwe. Ariko cha ukuri kwa ufite. Yes, Sanda hari video yagaragaye ngo Pastor Claude na Sandrine tubafatiye muri hotel. Byagenze gute? Uriya muntu nayo ibintu yakoze sibye ko wenda hari kuna abanyamakuru mukora ibintu
mugira ngo mugire inyungu ariko mugasebya izina ry'umuntu. Njyewe uriya munyamakuru yarampamagaye nkunze dukorana ikiganiro ambwira ko ari bumuze nande na Pastor Claude ngo akansengera, ndavuga ati nta kibazo. Tugeze mu kiganiro turakora bisanzwe, turicara nyine turakora ibiganiro bisanzwe, habamo no gushwananya na Claude bitewe n'uko ibyo yavugaga bimwe na bimwe tutumvikanaga nyine bitewe n'ukuntu numvaga ntazi. Buri muntu wemera Imana cyangwa umuntu ukorera Imana cyane wabyinjiyemo n'umuntu ugihanyanyaza hari ibintu byinshi baba batumvikana. Ninde uhanyanyaza? Ninde uhanyanyaza? Sinzi. Hagati yawe na ntabwo navuga ngo ni runaka si runaka. Gusa ngiye mu ntege zanjye nyambasha gukorera Imana uko mbishoboye. Kuko nshaka kuba ko manyanyaza ugasanga undi wone ntarahanyahanyanyeza. Rigumva kandi namubonagamo nk'umunyembaraga. Mu by'ukuri uwo muntu ibintu yakoze ntabwo byanshimishije. Namwandikiye kuri WhatsApp namubwira ati wa munyamakuru naguhaye ikiganiro mbyishimiye pe mu buryo bwo kugufasha ariko ibintu wakoze ntabwo ari byo. Yego. Twakoze ikiganiro twese twicaye aho ngaho. Uri kumva? Kuko twamaje no kurikirana Yesu Sandrine mitangenda rwose nigira muri gahunda zanjye. Ariko natungwe no kubona ikiganiro gisohotse. Urumva nyuma y'ikiganiro we yagiye akora kandi kantu gasa nkaho yaje dutunguye. Agakorera guri aho twakoreye ikiganiro. Aza yitungurishijwe ngo mfashe ngo Sandrine ngo na Claude ngo ibiki. Ibyo byose bikoze nge ntabizi. Uri kumva? Ukumva nabaje gukora ikiganiro nge na Claude mpita nigendera. Ibyo bindi rero umunyamakuru yabikoze nge ntabizi. Niyo mpamvu nge nanabibona byanambabaje rwose. Simubeshye nimba nabyumva bibone ntimukajye mushakira inyungu zanyu ku giti cyanyu ngo mwirengagize inyungu z'umutumirwa mwatumiye. Yego. Nimba ntumiye Emi twicaye ngaha turavuze birarangiye ndagiye nyuma ubonye ko ngiye uragiye uhagaze araruguru ukoze ikindi kiganiro uvuga ngo urantunguye iki usushyiramo umwanya w'ahangaha urumva ibyo ngibyo bikoze ntabizi. Mu by'ukuri biriya yabikoze kugira ngo akunde ashyushye ikiganiro ariko suko yaravuze suko yaradusanze ngo aho ngaho dutunguye wa happy. Yes, urwo ni uruhande rwa Sandrine. Nge ikintu none ngiye kwibariza ni comment zaje nyuma byo kuvuga biriya kuba pasiteri hari abo gifitiye nimero bigeze baguhamagara. Ngiye rwose mbonera no kubwira pasiteri mo baramaruswa ngo mvuge ko ari abana beza ngiye nzabivuga muri abanyabyaha mwakwemeye ibyo ariko ndi ko muri abanyabyaha. Ngiye pasiteri maze iminsi bamaruswa ngo ujye uvuga ko ngo ninge ngo mukozi w'Imana ngo twahuye muzima. Mu by'ukuri ntago ari ukwihaba pasiteri. Uri kumva? Ariko ngiye umuntu uzaza kumbwira ngo uzambabarire ngo nujya kuri kamera ngo uzavuga ko ari ngiye mwana mwiza muzima twahuye. Ni gute mvuga ko uri umwana mwiza kandi uri umunyabyaha? Mu gihe cyose utazemera ko uri umunyabyaha nta nubwo uzigera ukizwa. Uzahora umeze nk'umuntu wapfiriye mu idini ahubwo idini ryarakubereye nk'irimbi. Meze nk'umuntu uhambyemo. Uzagira ntukiremo Imana igere ikurambirwe kujugunye. Ni gute ubwira abantu ngo bavuge ko uri umwana mwiza kandi babizi ko uri umuntu w'umunyabyaha? Kutemera kwayo niko kuzatuma mupfa mukabura n'iryo juru. Mama pasiteri uragara ngo turi bukire. Ngiye nabuze umuntu pasiteri n'umwe wemera ko ari umunyabyaha. Nabuze n'umwe n'ukuri ko Imana aho nabereyeho nitwa Sandrine. Nabuze umupasiteri n'umwe nitwa Sandrine ngo azavuga ati ngende umunyabyaha Mana umbabarire. Nkuko birirwa bahanisha abantu mu rusengero bababwira ngo nimupfuka Imana kumukeka ngo mwihane. Nabuze n'umwe ugenda agapfukama akavuga ati Imana mbabarira nijoro narayinsambanye cyangwa narayinkuriki. Ahubwo mufata bya biganza mwakoresheje ibyaha mukabiramburaho abantu ngo mumurabasengera. Nukuri ngiye nubwo ndamvuga bino nakuvuga ngo ndimo ndatwika biba binambabaje uruhande rumwe noze Eme. Nukuri sinkubeze birambabaza. Nagaruka abapasiteri nubwo no gushaka hiti ngo nyishakire mu bapasiteri. Ngiye nshaka ngiye nanayibonye ubu ngubu nakintu waza umbwira. Iyo ushaka hiti wari kubigenza ute? Ngiye nshaka hiti ne kugenda mu muhanda nkina nambaye gusa mukavuga ati Sandrine ukajya uzamura amaguru. Nta muntu nabonye yagiye kohereza imodoka mu muhanda muri kaburimbo hagati na polisi yari. Nanjye ne kureba ikindi kintu nkora kugira ngo nje hiti. Ntago nari nkwiye kuvuga ngo ndajya gusebya abakozi b'Imana cyangwa iki. Nta nubwo n'ubushobozi bwo kuvuga ngo naryamanye na runaka. Wapi. Ngiye ibyo mbona byambyimbye mu mutima bigeraho numva ngiye ngomba kuruka nkabivuga. Aho kugira ngo uzanigwe n'ijambo uzanigwe n'uri bwiye. Sanda uyu munsi bavuga ko ari dayimoni zakokamye kuko nayo ngo hari ahantu yavuze ati uriya mukobwa akwiye gusengerwa. Ariko rwose nsengerwa nabwo namwe muzanze mwisengera ariko muzi zo mufite ubundi. Dayimoni. Nimba dayimoni zanyokamye nta kibazo Imana ifite ubushobozi bwo kuzirukana zikamvamo. Zarakokamye surabyemera? Nazo mfite ngewe nta dayimoni mfite ibyo mvuga ndabizi mba mbifite gihamya. Ariko no gutunga ngo dayimoni yaranyokamye ubundi. Wowe uzizi kwaritsemo. He? Njye umugore twize gura arambwira ngumva muko. Ngo nukuri ngo ufite dayimoni ngo dayimoni ngo yo kurarura abagabo. Ngo ufite dayimoni ngo yo kugusha abagabo nawe ngatumva mada.
iyo si dayimoni ahubwo ni amahirwe ugira amahirwe agira icyo gikundiro yanjye nziburira umugabo ngo ni dayimoni ibyo ni ibiki ariko cacaka ikibazo cyawe dayimoni no kugusha abagabo bibonye hariko ugira amahirwe agira icyo gikundiro kibagusha hano no gusigaho batengamura umva Emi kankubwire aho kugira ngo nzanirwe n'ijambo ngenzanirwa n'uwundi bwiye kandi uvuze ko nyir'urwo yapfuye ntago ari ubumwishe nyuma yuko none uvuze ko abapasiteri waryamanye nabo ukavuga ati ba mama pasiteri twarabamaze nagira ngo ntago avuga ngo niko twe twarabamaze nagira ngo bahe uburemere icyo kintu bajye bumva ko abagabo babo ari abanyabyaha nimba bazi ko basenga babasengere kuko ari umugore uzi gusenga ariko akibagirwa gusengera umugabo wiwe kuko avuga ati umugabo wanjye nawe ni umukristo nta cyaha yakora agaterera iyo ariko yumvisha ibintu nk'ibi nibura ugira umutima witekerezaho bigatuma nawe ugira umwanya wo gusengera umugabo wawe njye nubwo nzi ko hari ibintu wenda nagiye mvuga byinshi hari abantu benshi biyababaje ariko hari nabo byagezeho bivana bijya n'aho bigeze hari abavuze ngo ni dayimoni ngo ndashaka kwigira umuhanuzi nta buhanuzi njye sindi umuhanuzi ndi Sandrine ndi umuntu usanzwe nta nubwo ndi n'indaya yigurisha ahangaha iyo mba ndi uwigurisha nari kuba naraje nkatanga n'amanimero nkavuga ati isete yanjye niyi ariko sindi indaya nimba nkorera Imana mfite uburyo nyikoreramo njye reka nkubwire nshobora kuba njyewe ndi Sandrine ntajya gusenga sibyo no mu rusengero nta n'umuntu nzi ariko ibikorwa byanjye nkora Imana ikabibona kurusha wa undi wirirwa mu rusengero w'umudiyakoni umwurara no mu byumba by'amasengesho ibikorwa mvuga ni ibihe njye nshobora kuba mfite umucerikiro nkaba nuranye n'umuntu nzi ko agiye kuburara nkafata inusu nkamushyira icyo gihe ntandukanye na wa undi wagiye mu rusengero uri kumva akavayo akaza akarya aturanye n'umuntu udafite na kimwe nta nubwo amwitayeho ibyo abantu baba batandukanye niyo handi nkubwira ngo hari igihe ushobora kuzasanga ngiye Sandrine mbonye ijuru pasiteri runaka karibura kandi yarirwaga ambwira ngo reka nsengere nujya gukizwa ntuzite ngo nuko ari runaka njye nta n'umwe ngenderaho ndi Sandrine nta n'umwe nzagendera ku ngutiya yiwe ninjya mu ijuru nyine nzarijyamo ningera umuriro nzawujyamo sibyo abantu ubundi mama mumbwira ngo ni dayimoni nizeye muwe mumfitiye mubanze mwigirire impuhwe namwe kuko ku munsi w'imperuka buri wese azarwana n'urugamba rwe ntabwo uzaza kuvuga ngo yo ngo Sandrine ngo ubu ndagusize ngo reka nkusezere reka ntabwo uzabutekereza na nyoko wakubyaye inshuro urubanza rero ngo ni dayimoni iri kunkoresha rero abantu bavuga ibintu batabanje no kureba bamenye impamvu umuntu ari kuvuga ikintu nkawe unuka muri komenti uranzi nkawe unyita indaya muri komenti nari naguha doherukana cyane niyo mpamvu nawe ngukumbuye numvaga nayo nyine ukuri kwawe none Sandrine ubu uyu munsi nta gaciro byigeze bigutesha kuba waravuze biriya bintu agaciro se kuri bamwe na bamwe hari abo bagiye bumva ko ngewe nyine ngo ndi umuntu wataye agaciro niyandaritse nashyize ibintu hanze sibyo ibintu nashyize nyine ngo bimwe ngo amabanga yanjye hanze ariko nimba mvuze ibi hari ibindi mba mbitse mu mutima mba ntavuze kuko ntabwo buri kintu cyose ariko umuntu akivuga ubu ibi nabashije kubabwira ni bike hari ibyo mba mbitse mu mutima ntavugira kuri kamera ubu uri ikirunga nawe ubwawe ntakubwira ni nk'ikirunga ntabwo ari ibintu byose byarutse ubu nanjye mvuze ngo ndarukira rimwe ibyo naruka nabwo mwabonaho mubishyira uvuga n'amazina noneho umane hari igihe niba mbona iyo nza kuba nk'inzoga ariko uzayanza ahangaha nkavuga n'amazina nkavuga ati nka cyami ibintu uko utari pasiteri ariko abantu babyemera reka uduhe ishusho winjira hano hantu turi gukorera hari abakozi b'Imana bamwe na bamwe bari bahari nababonye bima bihanuzwa bagira bate kandi ubundi bamwe n'abandi bazi ko ari ibinyabyaha byibera aho ngaho reka ibyo mukora turabizi wowe mwirwa mwigisha ijambo ry'Imana ku ma YouTube tukabareba twategereza ubuzima mwamo hanze ugati cyo kora Imana ugira imbabazi ibintu mbona nkabona ko Imana igira imbabazi ni ukuri Imana iriho ariko uzi Imana ikureba uvuye gusambana nijoro mu gitondo ukajya kwigisha ubwoko bwayo ikakwihora n'ingukubite n'ikinyafu iyo Imana igira imbabazi Imana nta kinyafu uzabona Imana yakuze ikinyafu njye ntinya Imana yo mu ijoro njye ntinya Imana n'ubundi abantu bavuga ngo mu gusenga kwanjye ngo mba ndi kugikinisha Imana buri wese agira uburyo yisanzuramo n'Imana yiwe njye mfite uburyo nsengana n'Imana yanjye nawe ufite uburyo ubusengamo nimba wowe usenga mbere yo kujya kurya njye nkaba nsenga ndangije kurya ubwo ni uburenganzira bwanjye ntabwo uzaze kumbreminga ngo Sandrine ngo asenga atya menya ibyawe kuko ntabwo nzajyana nawe mu ijuru buri wese azagenda ku giti cye wasanga n'ijuru tuvuga tutaba hari logique
kumva ushatse rero mwajya mwituriza mukamenya ibyanyu. Njye mbabazwa n'abantu bafata ibintu bya bagenzi babo bakabigira ibintu biremeye bakabyikorera bakarushwa n'imitwaro itari yabo ikabaremera bakagenda bahenama imigongo. Mwahenamutse imigongo yanyu mumurashwa n'ibyanjye kubera iki? Hari n'abavuze ngo umva ngo ahubwo ngo umugabo uzagushaka ngo we nta n'umugabo uzabona. Mubizi mutariko mubizi muto wasanga nanamufite. Ngera mureka mbabwire mwabantu abantu mwiga muvuga ngo haryo nige mbona muri comment rega ngo uyu mukobwa ngo yishyize hanze ngo umuntu ngo yenda avuga ngo yadyamanye n'abapasteri ko ari nge twaryamanye ni wowe. Kuvuga ngo ntago umugabo nzabona, umugabo ni uwaso, umugabo ni uwa nyoko, ni wa mwene wanyu, ni iki cyawe? Abagore muri ino sura bazi ubundi nta rukweto ruburu rwarwo mwana. Ushaka gusanga mbonye n'umugabo duhuje nayo waryamanye n'abagore b'abapasteri. Rero mujye muceceka ntago muzazaza nk'umuntu. Njye nshaka ko ndi kuvuga ibi ngibi wenda Emi kuri njye numva ko ndi kwikina ntazi byari byo, ariko wenda hari umuntu byagezeho ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Hari n'uwo byagezeho bivana naho bigeze. Hashobora kubyumva mvuga gutya akavuga ngo ibyo uvuze ngo ntaho byakura umuntu ni ku giti cyawe. Hari ushobora kuza avuga ati byaraho byamvanye naho byageze. Urumva ntango z'abapasteri cyangwa se urwikiye ko washyize hagati y'ingo z'abakozi b'Imana? Nta kibazo, urwo rwikiye ko rwari rukeneye kugira ngo nabo babashe kumenyana. Kwa umugore rwaga yicaye avuga ati umugabo wanjye ni pastor nta kibi yakora, amenye ko abikora cyangwa atabikora. Ngiye rwose ndi Sandrine ntago navuze ngo ni runaka. Nanjye unza kuba umuntu udatekereza nari kuvuga ngo ni runaka, ariko sinanamuvuga. Sibyo sinshobora no gukora iryo kosa ryo kumuvuga. Niba buri inshuti yanjye sinanamukubwira. Kuko hari ubundi buzima tubamo hanze budusaba kwitwararika. Njyewe ko nzana kuri kamera nkavuga ushaka gusanga n'ubuzima basanga atari ko mvuga. Yes, ushaka gusanga ukumbona no kuri kamera. Ushaka kumana kuri kamera ko batura n'ikiraya yakuyeho n'iki twahura mu buzima songa ugasanga. Ako Sandrine biratandukanye cyane. Hari umuntu wahita wibaza ati se ko wasambana guri mu nzu y'Imana cyangwa usambana n'abakozi b'Imana, ese uyu munsi Sandrine ntakibikora? Yahindutse sugi? Aso inyi nese wasambanye uhinduka isugi. Hako naho nyari muto abakobwa basigaye banga ngo bahinduka amasugi. Hano nubwo mama Rwanda niki ako wabararyamanye na Eme ukaryamana na Bagti ukaryamana na Cheta ukaryamana na Yasabye wamara kuryamana nabo ukajya kunywa imiti igarura ubusugi wajya guhura nawe ukamubwira ngo yago ndi isugi. Ibaze icyo kintu iyo miti baho yengo imiti baho tuma nagarura amasugi rwose ko za masakaza. Rero mwabakobwa mwe mwagiye mwicira ubuzima bwanyu shaho. Yewe rero buri wese niho akajya abona umuntu azana kuri kamera ngo bumve ko ari igicucu cyangwa bumve ko ari gutwika. Ntago twese ko tuzana kuri kamera tuba dufite papa simwe. Ntabwo tuba dutekereza ibintu bimwe. Yashaka kuza kana kuri kamera ngamije gutwika. Hari n'ushaka kuza hano kuri kamera ari kugendera mu kigare ashaka kuba umusitari, ariko ari n'uhaza ahamya ibyo avuga anabihagazeho. Abantu mujye mu batandukanye, sibyo? Mujye mu batandukanye. Ntabwo abantu bose bazanga kuri kamera ko ibintu byose bavuga ariko bari gutwika. Araba batwika n'ibyo ariko nabo badatwika. Ngiye Sandrine kuba naravuze kuba pastor ntabwo bivuze yuko ntazo nakomeza kuba Sandrine. Yes. Hari n'abantu dura ngo insoko gabanyamanye na pastor nta kibazo. Proud yabyo. Sanda hari amakuru nigize kumva bamwe bavuga ati abakozi b'Imana bamwe na bamwe bashobora kwishyira hamwe bakakujyana mu nyiko ko uri kubasebya. We ntabwo wigize wumva cyangwa ntabwo babyigize bigutera? Ntabwo babyanteye. Kuko ngiye Sandrine nanjye umuntu ambwiye ngo bagufunze. Ariko ubundi abantu muranshimisha mufite ukuntu kwanyu mutekereza. Ubwo nyine bamfunze niko byaba byagenwe. Ariko ngiye Sandrine ntabwo numva nta cyaha mfite. Nta nicyo nikeka. Kuko ibyo mvuga ni ibintu byarambayeho. Ubuse ko umuntu ajya mu rusengero akavuga ati ngewe nishe umuntu nagize ari gutanga ubuhamya ati nge kera nishe umuntu byagenze gutya na gutya atariko unsigaye numva umutima wanjye uremereye ni musabira Imana imbabazi bakamusengera agataha bikarangira. Ako bakamufunga. Bakamufunga. Nesa ubwo bafite ukuntu nyine byagenze ntawamenye. Ariko ngewe ntago ibintu navuze ntago ari binahimbye. Ni ibintu bibaho Eme. Ni ibintu bibaho.
nego nubaha leta nubaha n'abakozi b'Imana ariko namo barakora muri no minsi birababaje biratandukiri abakristo bubu cyangwa abapasiteri bubu n'abakozi Imana bubu batandukanye n'abakozi Imana ba kera. Ibi bihe turimo ni bya bihe biri muri Bibiliya bivuga ngo muri gihe cy'imperuka hazaza abakozi Imana bagiye batandukanye. Wenda abo twahuye niho abakozi Imana bibihuha ariko hari n'abandi bari mu Mana neza bayihagazemo neza. Yes. Urumva rero ntawe uzaza kunshira urubanza ngo navuze ngo ni runaka ntawe. Iyo mvuga izina cyo kora aho birumvikana rafite uburenganzira bwo kujya kundega bigakunda. Ariko nawe navuze izina none nshira imana. Ngi navuze abo nta n'amafoto. Ariko mwararyamanye. Ase kushaka kubihamya cyane. Ako reka Sanda reka wenda nkubaza ari nk'umuntu ushobora kwibaza ati se ntiwakurikije wenda nk'iki gihe turimo cyangwa muri ibi bihe turimo ubuzima nyine turiho muri rusange ukavuga ati ndebye uko iki gihe kimeze nuko imibereho isigaye imeze akaba ari nk'inama watangaga ntawe umuntu wigeze gusambanya. Simbizi ntago ari byo nakurikije ngewe. Ngi byo navuze si ibintu navuze ngo nabitekereje cyane ngo narabiteguye. Nge ni ibintu byari bindimo kandi nzi ko byambayeho. Nge n'ubuhamya natanga ariko cyo mwumva ko ari ugutwika nge n'ubuhamya nabahaga kugira ngo n'ababyumva batazigera bumva yuko abakozi b'Imana batari abantu nkatwe. Bafite izina nyine ry'ubupasiteri n'abakozi Imana irabemera ariko ntibakigira abantu barenze ngo bumve ko batagica bugufi ngo basabe Imana imbabazi. Nyuma yo kubivuga hari umupasiteri wenda nakikubaje ariko ntabwo wakinshubije neza. Hari umupasiteri mwigize muhura cyangwa ari uwo mwigize muganira ku wagukoreye ibyo bintu ko wenda mwaryamanye ngakuvugishe nyuma akubwira ati mbabarira? Ntaze ariko yari wansabye imbabazi ambwira ati rwose nanjye nabitekerejeho numva ko nkiye gusaba imbabazi ati nasabye n'Imana imbabazi. Bakari ibintu bakora bitewe n'umuntu. We wamusabye icyo avuga uko? Nanjye nasabye imbabazi namubwira ati mbabarire ko nanakugushije bigakunda. Ese wumva ari nk'igiki gituma ni iki wumva ufite gituma ugwisha abakozi b'Imana Sandrine? Nta na kimwe. Buriya ubwo aba yaguye kandi uri umuntu wese ufite umuntu wagiye gusambana nawe ntago ari uko aba yaguye cyangwa ntago ari ko abasanzwe ari umusambanyi. Hari ukuntu umubiri gukurura nyine ugasanga ucinye mu mugore wawe cyangwa ubikoze mu buryo utateganyije ntago kigiye gusuka umusambanyi ariko yabigize akamenyero naho ndi mu bikorana kujya akubona imboga mu menyo. Hari umwe wabikoranye kabiri Sanda? Ati rimwe kabiri. Ibyo ni ibanga ryanjye. Cyaga kararenze. Nase ubundi ko ntawe navuze izina wamenya ari indi ubundi. Ubundi waza kumbwira ngo iki niki utaza. Hari umwe wabikoranye rimwe kabiri. Umusore bishakira iki? Nubimenya koko birakumanira iki mbwira hino. Tuvugisha ukuri turi kuri kamera. Nubimenya. Ko ari ibirayi. Ntabwo se ndutazi ko ari byo. Si bose ariko iryo jambo si bose mujye muryumva kuko burya mu ntama haba harimo izirwaye n'izitarwaye no mu matungo nuko no mu bantu nuko kimwe nuko uhura mu bantu kimwe nuko ubona mu bantu 1000 harimo nka 500 barwaye sida abandi 900 abandi 500 basinze abandi bose banaye barwaye urumva mu bakozi Imana bo harimo abapfu harimo n'abazima harimo abakijijwe harimo n'abadakijijwe harimo abazabona ijuru harimo n'atazaribona. So busanda wenda reka tujye kuri Sandra ibyo tunabireke ariko akabazo kandi makuru ako ngako ubu ko ari abantu basige bagufata ko uri shere wa Claude. Sha ndamwihakanye nawe abyumve nimba nakurikira yewe Claude sinyamvugana nawe ni izina ry'Imana yo mu ijuru ngiye Claude sinyamvugana nawe twahuriye mu kiganiro dukorana interview ngenda sinyamvugana nawe cyokora hashize nk'ibyumwe nka yurigeze kumpamagaza nimero ntazi nimba ari niwe ntanzi ko nimero ye ntayingira nge umva ntabwo telefone yanjye ukayisacinga mukareba nta nimero ya Claude ngira ngewe aba pasiteri bavuga ngo Claude ngo yongwe ngo nde nta mu pasiteri ujya kuri YouTube nyengira nimero yiwe kugira ngo muzana bimenye neza. Nabwo yampamagaye ari kumbaza ari kumbwira ngo ndebe ikiganiro cy'umupasiteri ngo wavuze nyine ku bintu byangera ibintu nk'ibyo ntabwo nongeye kuvugana nawe. Abantu mvuga ngo ni Claude ngo ninde muri ibeshya cyane. Yes, rero reka tujye ku gace ka Sandrine wenyine wenda tunagana ku musozo ni byinshi tuganiriye ni byinshi tuvuze. Sandrine ubu ngiye kujya kuri wowe ibyo abandi tubyihorere tunasoze. Sandrine uyu munsi ngiye kumaza
ati ngenda bivuga sindakabati ariko ntuvuge byose ariko bimaze ujya niba hari ibyo twari turi kuganira ndi kukoza ati noneho hari ibere ry'umukobwa rimaze iminsi ricicikana bamwe bati ryabaye isogisi abandi ati umuco wo kutambara amasutiya byaje gute mu bakobwa cyane cyane bibyamamare amasutiya arahenda emme nacuruza amasutiya barayazamye ibiciro byaruriye kandi tunagendeye no kuri ibyo nanjye nayo nambaye rega nanjye nayo nambaye murabibona ariko buriya uyambara bitewe n'umwenda ugiye kwambara nk'aka kantu nambaye kiza yisutiye imishumi yagaragara kandi iyo mishumi ngiye Sandrine sinshaka igaragara none uba ufite amabere y'imishumi buri wese aba proud y'ibyo afite nimba ari imishumi pa proud yayo kuko ntabwo uzajya kuyagirisha amatoya kandi buri muntu ufite ikintu yumva kimujennye kandi Sandrine mbona ubunuzi hari ikibazo se si ku giti cyanjye se mba mbunurije mujye mwisanze dodo turi no mu gihe cya samamana nta bintu byo kugira akavumbi kagiyeyo wakunkumura gutya nyine ugafata icyenda ugakubita bikavayo ese nkura mu bebe maze iminsi mbona barihaye ngo ibere rye n'iki yara mu bebe nge nta n'ikibazo namugizeho wenda ryaramucitse ramujabuka ariko se ni ngombwa mu musamaremo ngo ibere mbona barigiranye n'ipapayi ubwo papayi butabona hanutse mumeze ukuntu mama muramutwikira ibere ryakoze iki ryaramucitse riramujabuka nta kenda kavuyeho gato babigira intambara ntabwo yabikoze mu buryo kugira ngo yigaragaze yerekane amabere ye ariko rimwe ugafata ibintu biri simple ngo bikomeze cyane burya ikintu gikomeje kirakomera ariko ikintu cyoroheje kiroroha yes Sandrine ikibazo cy'amatsiko noneho cyanyuma twite tunasoza kandi nanagushimira kuba wemeye kuza gukorana ikiganiro yawe TV n'abakunzi bawe bari bagukeneye no kukubona bari banagukumbuye buri hari abantu batazi yuko wahereye kuri yawe hari abantu batabizi ariko babimenye nyine formula Sandrine uramutse umenye ko urwaye sida warayitewe n'umwe mu bakozi b'Imana mwaryamanye mu buvuga nubwo utabavuga amazina ugasanga wanduye sida warayitewe n'umukozi w'Imana wabigenza ute ngereka nkubwize ukuri ikibazo mbajije ni ikibazo gisanzwe ariko uburyo ngiye kukigusubizamo n'ubu mureke mbabwire mwa bantu ngiye Sandrine ndamutse nsanze naranduye sida nkamenya neza ko nayandujwe n'umwe mu bakozi b'Imana twaryamye kandi nkamenya neza ko yayinyanduje abishaka wala inahera ku murongo nanjye nanduza abakozi b'Imana bose mbonye ndabihuhuye ndi Sandrine ndanimanukiye burya n'ikintu waza umbwira Sandrine reka nkubaze kubera iki wahise mujya kugura ino boro ya deshire ariko abantu bari kubona mwene hano do nese si bayiguriye kuyambara nyine ariko Sandrine uko wabunuje hari ikibazo se Sandrine sere wabunuje zirahenda mwana inyizi sikarisa n'isutiye nandi kumwe na Sandrine reka mbashimire kandi wakoze kubana natwe ukomeze utere imbere mu buhanzi bwawe ubu ufite indirimbo nshyashya iri hanze sina nshyashya kandi cyane ubwo bageze ku ndirimbo ariko Sandrine waturirimba gatonye ubundi ya ndirimbo biranungura mwami wanye nguranungura mwami wanje nkayoberwa uko bikora kuko ibyawe byose ubu wavaga ukajya guha abapasiteri umaze kuririmba iyo ndirimbo unkorera imirimo ikomeye njyewe bikandenga wagenda ugahita ubaha kuko ibyo nunze byose ni iby'Imana ariko rero hari n'ijambo ryanditse muri Bibiliya ngo abakobwa cyangwa ab'igitsina gore turi insengero z'Uwiteka kandi muri rusengero rugomba kujyamo iki umukozi w'Imana wari wese ushaka gukizwa rero mureka abakozi b'Imana bisengere ariko ufite urusengero mwakoze kubana natwe Imana ikomeze kubaho umugisha abakozi b'Imana mwubahwe nitwa Eminya 2020 yitwa Sandrine Gihana yitwa Sandra Gihana ushaka ibihangano byanjye ni wandika Sandra Gihana kuri YouTube Instagram ni Sandra Gihana mu following mukurikirane ibikorwa byanjye ushaka ko tukwamamariza uranyandikira kuri Instagram ni Sandra Gihana uze tuganire ubu ni wakwamamaza amakariso n'udukingirizo bitwaye ikisakazi ushaka ko mwamamariza ikintu cyose ushaka wansanga Instagram yanjye tukaganira ukambwira icyifuzo cyawe ubundi akazi kagakorwa urakoze cyane.